Ese iyo uretse isukari yawe n'iki kiba ku bwonko bwawe? Birazwi ko kugira isukari nyinshi mu ifunguro ryawe ari bibi ku buzima, ariko kuyigabanya nabyo bishobora kugorana, by'umwihariko kuko bishobora guteza ibimenyetso bitari byiza ku buzima. Bishobora kugutangaza kumenya ko gufata isukari nibura mu Bwongereza no mu bindi bihugu bikize mu by'ukuri byakomeje kugabanuka mu myaka irenga 10 ishize. Bishobora kuba birimo guterwa n'impamvu nyinshi, nk'impinduka mu mibereho no mu byo abantu bakunda. Mu gihe mu myaka 10 ishize hakomeje kwiyongera indyo zirimo isukari nkeya. Kurushaho gusobanukirwa ibyago biterwa no kurya isukari y'umurengera nabyo bishobora kuba ari imwe mu mpamvu y'uku kugabanuka kw'abarya isukari. Kugabanya ingano y'isukari umuntu afata bifite inyungu ku buzima, zirimo no kugabanuka kw'ibitera imbaraga calories, bikaba bishobora gutuma umuntu agabanyuka ibiro. Ariko rimwe na rimwe abantu bavuga ko bagize ingaruka iyo bagabanyije isukari bafata, kuribwa umutwe, kugira umunaniro cyangwa kumva utameze neza mu mubiri. Akenshi bibaho by'igihe gito, ni bimwe mu bimenyetso bagira. Impamvu itera izi ngaruka kuri ubu ntabwo izwi neza, ariko byashoboka ko ibi bimenyetso biterwa n'ukuntu ubwonko bwifata iyo buhuye n'ibiribwa birimo isukari n'uburyo buhita bukoramo rewarding stimulus. Ibiribwa byo mu bwoko bw'ibinyamasukari carbohydrate bibamo amoko menshi, arimo nk'amasukari ashobora kuboneka mu biribwa byinshi, nk'iyo mu mbuto izwi nka fructose na lactose yo mu mata, isukari isanzwe yo ku meza izwi nka saccharose iboneka mu bisheke, muri beterave n'ahandi, ndetse n'isukari ya glucose na fructose iri mu by'ingenzi bigize ubuki. Mu gihe gutunganya ibiribwa ku bwinshi bimaze kumenyerwa, isukari ya saccharose n'andi masukari ubu bisigaye byongerwa mu biribwa mu byongerera uburyohe. Usibye kongerera icyangi ibiribwa no kuryoherwa n'ibiribwa birimo isukari nyinshi, isukari ifite ingaruka zikomeye ku bwonko. Izo ngaruka zirakomeye cyane ku buryo byateje n'impaka niba umuntu ashobora kugirwa imbata n'isukari, nubwo ibi bikorwaho ubushakashatsi. Saccharose ituma habaho kumva uburyohe mu kanwa, igatuma nyuma mu bwonko hasohokamo ikinyabutabire cyitwa dopamine. Iyi dopamine ifasha imitsi yo mu bwonko guhererekanya ubutumwa. Iyo ubwonko buhuye n'ibirimo ibiribwa birimo isukari, buhita busohora iyi dopamine, ariyo mpamvu ikunze kwitwa ikinyabutabire cy'igihembo cyangwa se reward chemical. Ibikorwa na dopamine ahanini biboneka mu gice cy'ubwonko kigira uruhare mu byishimo, aho niho hava uko kwitwara cyangwa se uko tugaragaza amarangamutima. Bivuze ko bituma dusubiramo imyitwarire ituma dopamine isohoka. Dopamine ishobora kutuyobora gushaka ibiribwa nk'ibiryo bicuruzwa bihiye, junk food. Inyigo yakozwe ku nyamaswa no ku bantu zagaragaje uburyo bukomeye isukari ituma habaho impinduka mu mikorere y'ubwonko. Zagaragaje ko kurya ibirimo isukari nyinshi cyane birenze na kokayine mu gutuma ubwonko bugira ibyo busohora imbere muri bwo. Isukari ituma ibyo bibaho, haba rimwe mu kanwa cyangwa itewe mu maraso, nk'uko byagaragajwe n'ubushakashatsi ku mbeba. Bivuze ko ingaruka zayo zidashingiye ku cyanga cyayo cyo kuryohera. Mu mbeba hari igihamya gikomeye ko kurya isukari yo mu bwoko bwa saccharose mu by'ukuri bishobora guhindura imiterere y'ubwonko ikoreshwa na dopamine, ndetse no guhindura uko butunganya amarangamutima no guhindura imyitwarire mu nyamaswa no mu bantu. Bigaragara ko isukari ishobora kugira ingaruka ikomeye kuri twe. Niyo mpamvu rero bidatangaje kugirwaho ingaruka mbi iyo turiye isukari nkeya cyangwa tukayikura mu ndyo yacu burundu. Ni muri icyo cyiciro cy'intangiriro cyo kuva ku isukari, aho ibimenyetso byo mu mutwe no ku mubiri byagaragaye, harimo kugira agahinda gakabije, guhangayika, kugira amazinda no gushaka kurya cyane, hamwe no kurwara umutwe, kugira umunaniro n'isereri. Ibi bivuze ko kureka isukari bishobora kuba bibi haba ku buzima bwo mu mutwe no ku mubiri, bishobora gutuma bigora bamwe gukomeza gukurikiza indyo bahinduye. Ishingiro ry'ibi bimenyetso ntabwo rigibwaho mu buryo bwimbitse cyangwa se busesuye, ariko bishoboka ko hari isano bifitanye n'ibisohorwa n'ubwonko. Nubwo igitekerezo cyo kuba imbata y'isukari kitavugwaho rumwe, gihamya yo mu mbeba yagaragaje ko kimwe n'ibindi abantu bagirwa imbata nabyo, isukari nayo ishobora gutuma abantu bagira irari ryo kurya birenze urugero no guhangayikishwa no kubireka. Ubundi bushakashatsi bwakorewe ku nyamaswa bwagaragaje ko ingaruka zo kuba imbata y'isukari, kuyivaho no kumererwa nabi mu buzima zisa n'ingaruka zitewe no gufata ku biyobyabwenge. Ariko bwinshi mu bushakashatsi bwakozwe kuri iyi ngingo ni ubwakorewe ku nyamaswa. Rero kuri ubu biragoye kuvuga niba ari nako bimeze ku bantu. Imikorere y'ubwonko bwa muntu yagumye kuba imwe
ntiyahindurwa n'imihindagurikire ya muntu cyangwa se evolution, kandi birashoboka ko ari nako bimeze ku mikorere y'ubwonko bw'ibindi binyabuzima byinshi cyane. Ibi bivuze ko ingaruka ku buzima bitewe no kureka isukari zigaragara mu nyamaswa zishobora no kugaragara ku kigero runaka ku bantu ubwacu hari imikorere buhuriyeho n'inyamaswa. Impinduka mu buryo ibinyabutabire byo mu bwonko bigabuyemo cyangwa se bigabanyijemo ni nkaho rwose ariyo itera ibimenyetso byagaragajwe ku bantu bava ku isukari cyangwa bakayigabanya, hamwe no kugira uruhare mu gusubiranya aho isukari yavuye. Dopamine inakora mu kugenzura imisemburo cyangwa se hormone no kugenzura ibijyanye n'isesemi no kuruka ndetse n'umuhangayiko. Iyo isukari ikuwe mu ndyo, guhitamo habaho kugabanuka mu mumaro wa dopamine mu bwonko. Birashoboka ko bigira ingaruka mu mikorere isanzwe y'ibice bitandukanye by'ubwonko. Bisobanuye impamvu abantu bagaragaza ibimenyetso. Nubwo ubushakashatsi ku bantu bareka isukari ari bukeya, hari ubushakashatsi bumwe bwagaragaje gihamya y'ibimenyetso bivuye ku kuyireka ndetse no kuyirarikira cyane nyuma y'uko isukari ikuwe mu ndyo y'urubyiruko rufite umubyibuho mwinshi ukabije. Cyo kimwe no guhindura indyo uko ari kose, gukomeza kuguma kuri iyo mpinduka ni ingenzi. Niba ushaka kugabanya isukari mu ndyo yawe by'igihe kirekire, gushobora kubyubahiriza mu byumweru bike bya mbere ni ingenzi, ariko ni na ngombwa kuzirikana ko isukari atari mbi y'ubwayo, ko ahubwo ikwiye kuribwa mu rugero rumwe n'indyo iboneye yujuje intungamubiri, ndetse bikanajyana no gukora imyitozo ngororamubiri siporo. Twe na James, umwarimu w'ibinyabuzima na siyanse n'ubutabire mu bijyanye n'ubuvuzi muri kaminuza ya Aston mu mujyi wa Birmingham mu Bwongereza, kandi wabisanga ku rubuga Creative Commons cyangwa se The Conversation, wabisangaho byose. Turabakunda cyane, mugire umunsi mwiza.